nyakubahwa provincial, nyakubahwa padiri mukuru, basaserdoti bihayimana, bakristo bavandimwe, nshuti babyeyi, nagira ngo muntize amashyi twifurizanye umunsi mwiza wa mutagatifu Vincent Pallotti. Ntabwo mbatindira, ariko ngiye kuvuga ibintu bine gusa. Icya mbere cyari ukubifuriza umunsi mwiza, icyo cyarangiye, ubwo hasigaye bitatu. Icya kabiri ni ugushimira. Ndagira ngo nshimire buri wese wagize uruhare muri uyu munsi mukuru twizihiza, baba abateguye liturujia y'uyu munsi, abaturirimbiye, abakristu, abana bitabiriye, ndetse n'abayobozi b'imiryango remezo babigizemo uruhare mu buryo bukomeye. Hanyuma mwabonye abayobozi b'impuza bateguye ituro ridasanzwe ry'umwihariko. Abo bose turabashimira, ariko ndagira ngo tubashimirire rimwe maze kuvuga ab'imena. Buriya ngo divayi nziza iza nyuma, ntabwo ari uko nari nabyibagiwe, ahubwo nashatse kubikuza. Turashimira umuryango w'abapalotini, abapalotini twiyambaje, hanyuma tukaba turagiwe n'umushumba mwiza, umushumba udushora ku iriba ry'amazi afutse, nk'uko korali yabituririmbiye. Abapalotini tubagomba byinshi, ariko muri aka kanya, uretse no kuba badufashije gutura igitambo cya misa, turanabashimira n'indi nkunga baduteye amafaranga kugira ngo uyu munsi uze kugenda neza. Muntize amashyi tubashimire. Icya gatatu kibanziriza icya nyuma, iyo twizihiza umunsi mukuru w'abatagatifu dutahana iki? Buriya urenze kuba umunsi mukuru, ahubwo ni ubusabane hagati y'abatuye isi n'ijuru. Uyu munsi twasabanye na mutagatifu Vincent Pallotti twisunze, ariko unadutakambira ku Mana aho ari Imana yamuteguriye kandi heza twese twifuza kuzajya. Nagira ngo ubwo busabane twongere tubushimire dukoma mu mashyi. Abatagatifu nyakubahwa peri provincial yabitubwiye, ni abantu bavuka muri twe, bagakurira muri twe, bagahura n'ibigeragezo, ariko ntibaheranwe nabyo. Abatagatifu bababo kubera ko baba bagize imyifatire ihebuje idasanzwe, baca mu cyaha ariko ntibaheranwe nacyo, bahura n'ibigeragezo bagakomeza, hanyuma bakiyima, bakigomwa kugira ngo bumve icyiza kirimo ineza kurusha icyiza isi ishaka. Nagira ngo tujye tubafatiraho ubutumwa kandi bukomeye. Jewe nashatse ukuntu navuga Vincent Pallotti mutagatifu ndabibura, ariko nashakaga kuvuga mu nteruro ngufi. Vincent Pallotti ni urukundo rutanga kandi rwitanga. Ngira ngo ubireba urebeye ku bavandimwe bicaye hano imbere kuri aritari, ni abagabo, ni abasore beza, ariko bitanze. Ariko si n'icyo, batanze byose kugira ngo bagire twebwe. Mwabashimize.
urwo rukundo rutanga nirwo rwatumye atanga rya kote mu mbeho. Ese twebwe dutahanye iki? Icyo nicyo cya kane nashakaga kuvuga. Dutahanye iki? Nimureke twumve ibyo ivanjiri yaduhamagariye. Kwizihiza Vincent Pallotti ni byiza, ariko biduha n'umukoro, kuko Vincent Pallotti yarwanye urugamba kugira ngo abarayiki bagire uruhare mu kubaka no guteza imbere kiliziya. Ahari abona imbaga arabyishimiye, akazishima kurusha nidukora ubutumwa uko yabushakaga. Ijambo ry'Imana twumvise cyane cyane mu ivanjiri baraduhamagarira imirimo ya gitumwa. Muri ba bandi 72 buriya natwe turimo. Ni umubare munini cyane, ariko kwamamaza ivanjiri ni inshingano. Biramahire ko abavandimwe batangaza ijambo ry'Imana bongeye kubitwereka. Nimureke duhaguruke twamamaze ijambo ry'Imana, turwanye ubuyobe buri hanze aha buturuka ku madini y'inzaduka. Ikindi dutahanye cya kabiri, nimureke tugire urukundo rutanga kandi rwitanga. Uhereye uyu munsi usohotse hano, umuryango uza kwinjiramo uze kuwubwira ngo nimugire amahoro, kubera yuko dukeneye kuba abagabuzi b'amahoro, duhereye aho dutuye, duhereye aho tuba n'abo tubana nabo. Nuva hano ukaba uvuga ijambo ngo nimugire amahoro, uraba utangiye kuba umwana wa Vincent Pallotti. Hanyuma ikindi dutahanye ni ukumenya icyiza Imana ishaka, atari icyiza Imana yanga. Ndashaka kuvuga iki? Umuhanga yagaragaje ko icyiza giherekezwa n'ineza, ineza igaherekezwa n'ukuri. Ndashaka kuvuga le bon, le vrai et le réel. Ibyo bintu bitatu twe gushukwa n'icyiza isi twigisha. Twe kubeshya. Isi zakwigisha gutunga no gutunga iby'abandi. Isi zakwigisha urukundo rubeshya, ngo ndagukunda ugasa na bike, iyo nkubonye imitsi iratera. Ayo magambo ntabwo ari cyo cyiza, si rwo rukundo. Urukundo nyakuri barutubwiye mu ivanjiri, rwihanganira byose, rubabarira byose, ntirureba akari akarwo, kandi ntiruteze gushira. Ngaragaje bimwe mu mvugo z'urukundo Pawulo mutagatifu atwigisha, ariko kandi ntabwo byashoboka ko urwo rukundo rumenya utabaye wa Vincent Pallotti. Pawulo mutagatifu aratubwira ngo byose ndabyemerewe, ariko byose siko byubaka. Uyu munsi dutahe dutandukanye ikibi n'icyiza. Ugenda uratira abandi ngo namenye ko ngiye gushaka icyiza kirimo ineza kandi cy'ukuri, utandukane n'uko isi yumva icyiza. Ntabwo byashoboka rero, kuko turi abanyantege nke, kandi dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Dutahana umugambi wo gusenga ubutitsi, gusenga dukomeje, gusenga nta buryarya, gusenga tutari nk'abafarizayi bareba ngo nyagasani ngushimiye ibyo wampaye nuko nzi. Oya, uze gushimira ko Imana yaguhaye kubana n'abandi no kumvikana nabo, kandi ukaba uberera imbuto nziza, ukaba witeguye ijuru, ukaba witeguye kuba umutagatifu. Ngewe nawe twese
dutahane umugambi wo kuba abatagatifu. By'umwihariko ndabararikira gukomeza muri iyo nzira, kuko umwaka utaha tuzaba twizihiza imyaka 50 abakristo b'Igikondo twakiriye ubutumwa bwiza bw'abapadiri biyambaje mutagatifu Vincent Pallotti. Umwaka utaha muri yubile tuzabereke ko Igikondo hazabamo umubare mwinshi w'abatagatifu. Murakoze, mbifurije ijuru. Kristo Yezu akuzwe.